Hello guys, turi dukomeza kubana aha ngaha umunsi ku wundi ndabashimiye cyane, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero nakuzaniye application irimo gukorerwamo amafaranga. Ngiye kuba nagusobanurira neza uburyo ino application ikora ndetse n'uburyo wayikoresha ukayibyaza umusaruro, ukaba wabasha kuba wabikuramo amadolari arenga 10. Minimum withdraw mu kubikura aba ari amadolari 10. Uko bireba izi ni proof zigaragaza ko ino application ngiye kuba nabahereza ibikurika. Urabona ko hano hariho amadolari 13, hariya nazo ni proof zigaragaza neza ko ino application yishyura. Kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Tudatinze rero tugiye kureba step by step uburyo bwo kwiyandikisha, kwereka uburyo wiyandikisha, uburyo ukora verification ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye step by step. Niyo mpamvu usaba kureba ino video yose kugeza irangiye kugira ngo akantu kose ugasobanukirwe, urebe uburyo bwose bwo kwinjiza muri ino application, kwereke n'uburyo bwiza ushobora kuba wakoresha kugira ngo ubashe kubona amajamuzi menshi nk'aya ngaya nk'uko urimo kubireba aha ngaha. Urabona ko hano kuri ino wallet hariho amajamuzi 90 bingana n'amadolari 9. Bivuze ngo hariya ubona hari mu ibara ry'umuhondo haba hari amacoin no kuba withdrawing, byose ndaje mbikwereke neza nuko bikorwa. N'igisabwa nzabakorana video ibereka uburyo babikura kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza akantu kandi bidatinze nzaba iyo video nyibagezaho mu buryo bworoshye. Rero ikintu nakubwira, link yo kwiyandikisha uraza kuyisanga muri comment y'ino video ndetse no mu description, niho uza gusanga iyo link unyuraho wiyandikisha. Ku badasanzwe babizi, urabona bandikira comment, urakandaho uhita ubonamo comment ya mbere niyo izaba irimo link yo kuba wakiyandikisha. Iyo link rero niyo uza kunyuraho, reka nkwereke neza uko bikorwa kugira ngo ubashe kuba wakiyandikisha. Iyi link rero ngiye kuba nakwereka aha ngaha, iyi ngiyi ngiye gukandaho, iyi ngiyi urayisanga muri comment, urahita uyikandaho. Numara kuyikandaho barahita bakugeza aha ngaha muri Chrome yawe. Nugera aha ngaha urahita ukanda hano handitse ngo download now, handitse download now urahita ukandaho. Numara gukanda kuri download now urahita kugeza kuri Play Store, barahita bagutwara bakugeze aho application iherereye, aho ugiye gukora application. Urategerezaho akanya gatoya. Numara gutegerezaho akanya gatoya urahita ugera aha ngaha bakwereka application, uhite ukanda hano handitse install. Numara gukanda hano handitse install urategerezaho gatoya iyi installing cyangwa igiye muri telefone yawe. Ntusohoke, ugume aho uri, ntube wasohoka, wowe uraguma aha ngaha ibe installed. Birasaba amasegonda makeya cyane kugira ngo ibe ibaye installed. Kuko ubireba aha ngaha urabona ko igiye kuba installed. Rero tudatinze nkuko ubireba urabona ko iri kwinstallinga, igeze kuri 33% irimo iraba installed. Tudatinze rero nkuko ubireba aha ngaha ikimara kuba installed, ikintu tuza guhita dukora ni ukubanza ugakanda hano handitse open, haraza guhita hafunguka dukande open. Icyo nakubwira, ntuze gusohoka ino application utarasohoka kwiyandikishamo. Mu gihe rero ikirangiza kuba installed wowe urategereza gato uhite ibanze ihinduka yaranditse open. Nibara kwinstallinga, urabona ko iri kwinstallinga, arahita hinduka open hafunguke. Niturangiza tuyifungure dutangire twiyandikisha, nkwereka uburyo tugiye kwiyandikisha. Ikizira nimba utangiye kwiyandikisha biba byiza iyo ubisoje byose. Rero tudatinze nkuko ubireba aha ngaha urabona ko iri kuba installed, mu masegonda make iraba imaze kuba installed. Ikintu uhita ukora, ugomba kuba ufite email cyangwa icyo usabwa, ugomba kuba ufite email utigeze ukoresha muri no application cyangwa email usanzwe ukoresha mu kwiyandikisha. Rero bikimara guhinduka open urahita ukanda hano handitse open. Aha ngaha hari akamenyetso, uraza guhita uhakanda hano handitse open. Ikimara gukanda hano handitse open urahita ugera muri application irahita yifungura igere aha ngaha. Ubu ngubu bizaba yamaze no kugera muri telefone yawe. Ngiye kubikwereka neza, niyo mpamvu ugomba kureba ino video yose ukareba akantu ku kandi, nta kantu na gato utarukije kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Rero ino video irakwereka uburyo bwose bwo gukoreramo cyangwa irasobanura uburyo ino application yose uko ikora. Urahita ukanda handitse allow, kubanza kwemerera application kuba yakoresha file zawe zo muri telefone ndetse n'ibindi. Urabona ahantu handitse Google, urahita uhakanda kugira ngo bakwereke email ugiye kuba wakoresha. Urahitamo email ugiye kuba wakoresha. Hari igihe umuntu afite email nyinshi, ariko nuba ufite email imwe urahitamo email imwe kuko niyo email iza kuba yaza. Rero ukimara gukandaho baratakwereka email ufite muri account yawe. Nurangiza uze uhitemo email ugiye kuba wakoresha muri account yawe nkuko ubireba aha ngaha. Iyo email rero numara kuba wayitamo urahita utegerezaho gatoya
kugira ngo dukomeze step zo kuba wakiyandikisha. Rero nakubwiye ko link yo kwiyandikisha muri comment ndetse no muri description y'ino video iraza kuba irimo, irakwereka uburyo bwo kwiyandikisha, ikwereka n'uburyo numara kuba wakiyandikisha ndaje nkwereke n'uburyo ushobora kuba wakoreramo amafaranga hano muri no application bita Gamegala. Abenshi rero bagiye bayivugaho ariko ntibabasobanura byimbitse, ntibababwira n'impamvu bamwe binjiza abandi ntibinjize. Byose ndabikubwira kugira ngo urusheho kwiziza, ndakubwira ibanga ribyihishemo kugira ngo abantu barusheho kuba bakinjiza amafaranga menshi, kuko ushobora gusanga umuntu ashobora kwinjiza amafaranga arenga $1 ku munsi, bivuze mu minsi 10 cyangwa iminsi 10 ukaba urabikuje bitewe n'uburyo wakoresheje ino application. Iyo maso yakora ino video yose birasoza ino video namaze kubivuga neza muri video. Tudatinze rero urahita uhitamo ko uri mukobwa cyangwa uri umuhungu, numara ko wahitamo female cyangwa male, ibyo wahitamo byose nta ribi, uhita ukanda hano handitse complete. Ukimara ukanda hano handitse complete urabusoje kwiyandikisha cyangwa registration iraba isojwe. Numara rero kuba wakiyandikisha urahita ugera muri application yawe. Iyi ni video cyangwa ni part 1 cyangwa ni agace kagaragaza uburyo kwiyandikisha ari nateguye, kuko ngewe ni nabanje kwiyandikisha mu buryo gusuzuma ino application kugira ngo banze ndebe neza uburyo ikora, kandi nimba ikora neza namara kuba nayisuzuma mbone kujya nayibahereza. Rero nkimara gusanga ikora neza icyo gihe ngo nze nyibasobanurire, ninamaze no kureba uburyo bukoreshwa kugira ngo ubikure. Urabizi ko iyi ni application udahita ubikurira direct kuri mobile money, hari ubundi buryo bita Mate Wallet, iyo niyo dukoresha mu kubikura, tukaba twabikura yamara kuba yatugeraho tukaba twayashyira kuri Binance account bigakunda, cyangwa twashaka ubundi buryo tuyakiraho kuri mobile money. Wagira ikibazo yaza kucyandika muri comment kugira ngo turusheho kugenda dusobanurira neza akantu ku kandi. Nimba uri kubireba ahanga bari kukwereka abantu bari kubikurira $10, urabona kugira babereka ngo ashize iminota 10 ngabika $10, ashize iminota isaha imwe abikuje $10, bagenda babyerekana nyine abantu bari kugenda babikuza, bari kugenda babinyuzaho kugira ngo nange murusheho gukora cyane. Ikindi uhita ukora urahita ubona hano handitse setting, hari akamenyetso cyo kukwereka handitse ijambo setting. Mu gihe wamaze gukanda hariya kuri kara kantu k'inyuma hirya urahita ukanda hano handitse setting, uraza ukanda kuri kano kantu kari iburyo k'akaboto, nurangiza utubona hano handitse setting uramanura nyine hari amapoint yawe profile, urahita ubona hano handitse setting. Numara kuba wakanda rero hano handitse setting niho uza kuba wakorera iyo verification. Reka maze bikwereke neza uko bikorwa kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Urabona ko bavana coin zikaze iyo ukimara kwiyandikisha. Urahita ukanda hano handitse setting. Handitse setting rero hari igihe ushobora kuza kuba burata uza muri group yacu warangiza ukandikira admin, ari we ngewe nagize ngakureba uko bimeze. Numara gukanda hano handitse setting bahita bakwereka profile yawe, imyirondoro, urabona igihugu cyawe, aho wahereye wiyandikisha. Nimba uri ahantu utari kubona ino application biragusaba ko waza gukoresha VPN kugira ngo ubashe kubona ino application. Uhita ukanda hano handitse ngo face verification, urangiza uhita ukanda allow kugira ngo yemerere gufungura kamera ino account. Hari handitse face verification, nuramuka utakoze umenye ko account yawe itazaba iri active, ntabwo iza kubasha kuba yakora. Ikintu uri bukore rero urahita ujya ushyireho isura yawe ugaragara nyine ba verifying isura, baza bakubwira ngo fungura umunwa ufungure, bakubwira ngo hindukira ibumoso nkuko uri kubireba, uzaza ukurikiza bino akagapupe karimo gukora nawe aba ari byo ukora kugira ngo ubikore neza. Rero nkuko ubireba ahangaha nusoza kuba wabikora nibwo uzabusoje verification cyangwa kuba wakiyandikisha. Noneho turebe ubundi buryo bugiye buhari bushobora kuba bwakoreshwa kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza. Tudatinze rero verification, urabona ko verification success yabaye success, ahita ukanda confirm. Numara ukanda confirm bivuze ngo hamwe hari face verification, urabona ko hari not verified, ubu habaye verified mu ibara ry'icyatsi nkuko ubireba. Nuza kubona aka kantu kabaye verified kuri profile yawe hariya hasi handitse face verification, habaye verified, umenye ko account yawe ubu ngubu ibihagaze neza, ubu watangira kuba wayikoresha. Tudatsinze rero reka turebe ibisabwa kugira ngo ukoreshe ino application kandi uyikoreshe neza mu buryo bwiza, ubashe kuba ibyaza umusaruro, kuko benshi baribaza ngo ni gute nakoreramo amafaranga ukoresheje ino application. Reka nze nabyo ngende bigusobanurira neza akantu ku kandi. Kuko ubireba ahangaha urabona ko iyi ni application ushobora kubikuza, bakubwira ko amajams 1000 angana $1, bivuze ngo aya macoin nayo tuyatangamo amagift, tukarushaho kuba iyo magift twakire tukaba twabasha kuba twagira twabikuza. Bivuze ngo izo gift twakira muri party cyangwa mu gihe turi muri party runaka cyangwa muri room runaka, ushobora gutanga gift, ya gift ikamugeraho yahindutsemo amajams akaba ariyo abasha kuba yabikuzwa.
tudatinze rero kuko ubireba ahangaha uraza ukanda hano handitse game, hari ahantu ku kantu kari hasi ibumoso hasi kanyuma niko uza kuba wakandaho. Numara kuba wagakandaho rero uraza utangira gukina izi game kuko uzireba ahangaha. Uraza gukinamo izi game ntacyo bisaba, izi game abenshi baba bazituze mu matelefone yabo ariko birabacanga rimwe na rimwe bakibaza ni gute babona izi game, gusa birakunda. Tudatinze rero iyi n'indi account urabona ko hano bari kiri kutwereka abantu baba bari kubikuza bari kugenda baberekana batewe n'igihugu baherereyemo, ariko no mu Rwanda, Burundi ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye nka za Uganda, Tanzania. Abantu bose batwumva muri ibyo bihugu cyangwa bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndizera neza ko ino application ikora kuko abenshi barayikoresha. Nicyo gihe nawe nimba utayikoresha ube wayikoresha, kandi nimba warigeze no kuyikoresha nicyo gihe ngo umenye neza uko bayikoresha. Iyi video iragusobanurira neza uburyo ino application ikora kandi urushaho gusobanukirwa neza imikorere y'ino application. Uko ubireba ahangaha baba bari kukwereka abari kubikuza nk'uko nabikubwiye. Urabona ko ahangaha kuri my wallet dufiteho amajamuzi 4,000, bivuze ko ahangaha usabwa kuba ufite amajamuzi 100 kugira ngo ubashe kubikuzamo amadolari 10. Amadolari 10 abahagaze 14,550, bivuze ngo ukeneye kubikuza cyangwa ukeneye kuba wabikuza amafaranga yiwe cyangwa waba wujuje amajamuzi ushobora kunyandikira kuri WhatsApp namba yanjye cyangwa kujya muri group yanjye WhatsApp akarushaho gusobanukirwa kubikuza. Rero ituzo ukakanda hano handitse withdraw, amara ukanda hano handitse withdraw ugahita ubikuza mu gihe waba ukeneye kuba wabikuza. Rero nimba uri kubireba ahangaha bakubwira ko kugira ngo ubashe kuba wakinjiza hari uburyo bwa mbere ngiye kuba naheraho. Urabona handitse ngo invite friend to jams, gutumira inshuti kugira ngo ubone jamus, bivuze ngo ushobora gutumira inshuti zawe, kandi mu gihe utumiye inshuti zawe ujye wibuka kubasharinga na video yacu kugira ngo barusheho gusobanukirwa, apana kumuhereza ibintu atazi uko bikora ugasanga ntacyo bimajije mu kanya akavuga ngo ibintu ntabwo bikora cyangwa ntabwo byizewe kubera ko adafite amakuru ahagije. Bivuze ngo ikintu gusabwa mu gihe uri gusharinga inshuti yawe cyangwa mu gihe ushaka gutumira inshuti yawe ujye wibuka kubanza gusharinga, uzibuka kumusharinga na video kugira ngo ino video ibaze kuba yamusobanurira neza uko bikora, nawe arusheho kubikora, nawe atumire inshuti gutyo bityo bigende bigira umumaro kuri buri wese, apana kuba yabitangira atazi uko bikora bikarangira bimugoye cyangwa bikaba byamunanira. Rero tudatinze rero hano bari kukwereka abantu bagiye batsindira amafaranga cyangwa bagiye bakina amagame bakaba babona amafaranga ya bonus bagenda batanga. Urabona ko abenshi bagiye batsindira 10, umuntu wa mbere uri kuri rank ya mbere bamuhaye 60 n'uwa kabiri 60. Urabona ko byose bigenda bigaragara ahangaha. Bivuze ko ino application ntago ari uburyo bwo gutumira gusa bwo kwinjiza, harimo n'uburyo bwo gukina amagame, kujya ku mapati ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Byose tugiye kubirebera hamwe muri ino video. Nyuma usaba kuri ino video kugeza irangira. Urabona ko aya macoin uri kubona mfiteho ahangaha ntabwo ari amacoin naguze, ahubwo ni amacoin ugenda ubona mu gukina amagame ukagenda uyakira, noneho ukaba wabasha kuba wayavunjamo cyangwa ukayatangamo gift, nawe akaguha gift, gutyo bikarushaho kuba mwese mwaza mubona cyangwa mukaba mwakakira amajamuzi ariyo abashwa kubikuza. Urabona hamwe bakinira game, ngiye urabona ko ngeze kure mu gukina game. Urabona ko mfiteho amajamuzi 10,224, ngiye gukomeza nkine mpaka ngize amajamuzi 11. Urabona ko ugenda ukina tuno tuntu uduhuza wirinda ko hagati hazamo umwanya, kandi ukagerageza kubaka tuno tuboro neza kugira ngo ukomeze ubone amajamuzi. Urabona ko amajamuzi yanjye arimo aragenda yiyongera. Rero ahangaha bitewe n'uko wakinnye hari igihe utsindira ibihembo runaka, kandi amajamuzi hari aho agera bagahita bagufungurira cash out yo kuba wagira ate wafata aya majamuzi yawe wakinnye agahita ajya kuri wallet yawe ku buryo yabasha kuba yabikuzwa. Tudatinze rero nk'uko ubirebamo ahangaha urabona ko hano harimo abantu bagiye babona imishahara y'ukwezi cyangwa amafuri kubera ko bagiye bakinya amagame cyane, bakaba babagenera coin. Izo coin rero babonye akaba arizo bagenda batangana cyangwa bahanahana amagift muri party. Ibi byose bikaba byafasha abantu kugenda babona amajamuzi. Uranuza ukakanda hano kuri party nk'uko ubireba, urabona ko hano harimo amapati agiye atandukanye. Rero ushobora kuba joininga party runaka ukagenda ukicara, bakaba baguhereza amagift cyangwa bakaba bagugaburingaho mu gihe bibaye ngombwa ndetse bigiye bitandukanye. Ariko ibyo ngibyo aba ari ntago bihoraho cyangwa buri wese ntago bazaza ngo bamuhereze gift, ariko ushobora kuba wagerayo ukaba wazihabwa cyangwa nawe ukazitanga
gutyo gutyo mwese mukarushaho kugenda muzamuka. Nk'uko ubireba urabona ko hano harimo abagiye bafite amajamuzi 3700 bagiye bahabwa coin zigahindukamo amajamuzi. Urabona ko aba bose bagiye bafite amajamuzi bagiye bakira mu buryo bwo gutanga za coin. Nakubwiye uburyo uzibona iyo uri gukina ziriya game nibwo ubona ziriya coin, kandi ziriya coin nizo batangamo amagift kuri party. Noneho wamara gutanga amagift kuri party uri wicaye nyine mu gatebe nk'uko bisanzwe, ko bivuze agatebe ku bantu bazi Popo, Clash n'izindi zigiye zitandukanye, murazi neza ko agatebe icyo gasobanuye cyangwa icyo ari cyo. Urabona ko barimo baragenda bahanahana amagift, urabona ko birimo bagenda bahanahana amagift batsindira amacoin. Urabona ko byose birimo biragenda bikorwamo ahangaha, bivuze ngo ahangaha bino biri mu buryo bwo kuba nawe wabonamo amajamuzi mu gihe waba wicaye nko muri iyi room. Noneho iyi room wicayemo bakaba bayitangiramo amagift. Izo gift akaba arizo zishobora kugufasha kuzamura amajamuzi yawe. Ikindi kintu nakubwira, iyo utumiye umuntu uhabwa amajamuzi 3000 angana na 0.3, kuko nakubwiye ko jamuzi 1000 zingana na 0.1, jamuzi 1000 zingana na 0.1. Noneho bivuze ngo jamuzi 3000 zingana na 0.3, bivuze ngo 0.3 bihagaze amafaranga 500 franc y'u Rwanda, bitewe n'aho wagurishije cyangwa bitewe na exchange wakoresheje mu kugurisha, ya Binance, OKX n'izindi zigiye zitandukanye, bitewe n'iyo ugiye gukoresha nka za Airtel. Ariko reka tureka kubitindaho, ari hafi 500 y'u Rwanda kuba watumira umuntu umwe. Bivuze ngo uramutse utumiye abantu benshi, urumva ko abantu babiri bakaba ari amafaranga asatira 1000, baba batatu akamafaranga asatira 500, ugakomeza gutyo. Urumva ko ni uburyo bwiza bushobora kuba bwakugirira umumaro. Tudatinze rero nk'uko ubireba ahangaha, iyo ugiye gutanga gift muri party runaka, urabona ko hari anarindi yari muri party ifite akavuyo, naje muri party ifite umwanya, kuko abenshi bari bicenza mu yindi party ifite umwanya. Hano ushobora kuza rero nabwo nkicara kugira ngo rero ubashe gutanga gift. Hari ibyo ubusaba, urabona ko ahangaha ndi gusaba ko nicara, gusa hari n'amapati bidasaba ko wicara mu gatebe, wowe ugikandaho uhita wicara. Gusa aba barabisetinze ni ba nyiri room zabo, nibo baba barabisetinze kugira ngo baze bemerera abo bashaka ko bicara kugira ngo bakine, bitewe n'uburyo bagennye cyangwa yateguye room yiwe. Ariko abenshi hari abantu badashyiraho imfunguzo ku buryo, cyangwa kuba bashyiraho amategeko ku buryo uhageze wese abasha kuba yaza akicara kandi bigakunda. Tudatsinze rero kuko ubireba ahangaha, hari igihe ujya gutanga gift akavuga ngo banze ukine game, umara gukina game nibwo uzaba wemerewe kuba watanga gift. Rero nizere ko ibyo bintu uri kubyumva neza. Iyo utanze izo gift nibwo urushaho kuba wagira kuba wabona ayo macoins. Nizere ko usobanukiwe neza akantu ku kandi. Noneho ikibazo cyose wagira wacyandika muri comment. Nizere ko ino video igusobanurire neza uburyo ino application ya Game Gala ikora n'uburyo ikora neza. Bye bye, mugire byiza, ciao ciao.